umwana mwiza ntago nagushora Vani ndagukunda pe n'umutima wanjye wose cyagushimisha cyanshimisha nzi ko nta kibazo uzagira ari mu bintu byawe Keri ako wakigwe wa mugore ako utekereza ko zo guca abandi bishimo wandikiye hanze akose nawe rwose oya ndikubye nsinde ko ndamugara umugwe no oya rero n'umusina muri kubyumva urabizi neza ukuntu ngukunda urabizi neza ukuntu nkwitamo n'ijoro ari wowe mugore wenyine pe nuko urwo rukundo rutakiriho ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana umva nako urabona. J'ai une question à te poser, écoute-moi, Anna. utekereza ko zo guca abandi bishimo wandikiye hanze akose nawe rwose oya ndikubye nsinde ko ndamugara umugwe no oya ariko Shamana Gael yambabaje pe yambabaje ntago nawe ndanabyumva ugomba kubyumva ukabimenyera Liga Vani nuko nabikubwiye n'ubiha agaciro Gael twariganye turaziranye bihagije Gael ni mayibobo Gael nta buzima niba ari ukubera nyine yagiye akurira mu buzima wenda bubi cyane ntabone uburere bihagije ariko uriya ni mayibobo ndamuzi reba mezi y'isoma ukaza nawe usakuza ibaza igihe cyose maze ndikujya kumanga aha ngaha oya ibyo ntabwo ugenda ngerageza kubyumva no mbese ubundi wowe nyine ko mbona kuza kunyakirana emosiyo nk'umuntu tutari kubona oya ibyo ntabwo ugenda ngerageza kubyumva ariko ibyo bintu ntuzongere n'umunsi n'umwe kubikora muri kubyumva urabizi neza ukuntu ngukunda urabizi neza ukuntu nkwitaho n'icyo ari wowe mugore wenyine mfite sawa ndamuzura ni mayibobo gusa nyine ugomba kwihangana ibyo bibaho aha nakundi yari nabigenza nagende nyine nose iyo umuntu ashize kumugira neza bakabona bakakwereka ko oya mureke wikomeza kumutaho n'igihe ubundi wakabaye waranamwikuye mu mutwe uriya mureke wikomeza kumutekereza wikomeza kumuha time bya sorry oui yego miliyoni 3 Sony okay bure miliyoni kagira inkore miliyoni 3 sigafite business se yitangira amafaranga yose no banza ibintu ari kumbwira nanjye ntabwo bisobanukiwe ndaza kumubaza dushoje ikiganiro cyacu umva kwame ugomba we gukomera ahubwo se tukiri aho ngaho buriya Keri ejo twaraganiriye numva ngo akazi kiwe ngo ntabwo ari keza ngo nta mafaranga abona afite akazi katari keza Keri
ko mbona datuje n'ibiki Datoje meze neza. ndetse amezi yose ashize nta nayo munsi yo basi nayo warakunyereka ngo Ariko wambwira gatsinzi yakomanga gatsinzi. Uzana amahane usakuza wagiye utubuza amakose y'imezi neza. Isaha ubwo bituze. isaha ndashima Imana nyine ariko Iminsi yose waragenda ugahera nawe ugakabya. n'ubuzima sheri n'ubuzima niwe mba ndi kwirukira nta wundi Ese ko mbona wananutse cyane. none se nananuka biba ni ngombwa nyine none si wowe mba ndi kuruhira wowe ni wowe mba ndi kuruhira kandi ikintu nacoyega umugabo n'ubonanuka utekereza urugo rwiwe Ese wajya ugana uzuserera n'abaturanyi uko bazumvira bazibaza ikibazo wagiye umenya isano dufitanyije nawe nese isano irahari urabizi kuri landlord mu rugo aho kujya ureka kuza userera. Reka nkubwire Vani, umuhaye igihe ukamuha amahirwe ukuri nkubwire ko utazigera wicuza. simbizi kubera ko nyine n'ubundi sitiri ni abahungu ariko nyine numvishije urumva nimba umuntu ashobora kubwira akanatora wenda akambwira nanjye w'umukobwa akambwira life story yiwe gusa numva maybe hari akantu namukorera hari business namukoretingira nawe akacuruza akareba ko yateza imbere cyangwa se akashaka n'ibindi nakora bimuteza imbere ariko naraye ntekereza numva sinzi numva nayibuze. Ubura nk'ikintu byerekana ubwire Vani, igihe wari nkanjye nshingiye kuri disipurine ya Kelly, nshingiye ku bushobozi mubona abaye ari nkanjye akansaba icyo kintu nkifitiye umunaniro urahise n'ibyo nakubwiraga amaze iminsi nk'itatu ntasinzira ariko nuko hari n'ibintu byo kwimuka buriya biravuna cyane. Kwimuka biravuna byataye. Noneho ndi gutekereza amafaranga y'amezi 5 ku mufuka wanjye nabitse. Umva uyu mwana nkoreye umuti umaze kuyaguhereza y'amezi 5 yishyuye nyir'inzu. Ugiye nyirawe nishyuraga hariya nzayabika ndabona ikintu nzayongera muri business yanjye. Rero Kelly umva sako tuvugana ibintu by'iseye na Gael yagiye ntuvuge ari amahero utantera umwako. Rero Kelly urabona ko Imana iguteye amashara urabona ko Imana iguhiriye ubwo ni sawa iga nawe twapanze ibintu Kelly tuzane ikigeragezo umuntu tuzane ikigeragezo cy'umuhungu upfa kuba Gael yagiye umva nkubwire mbabarira unshimishe kuko nanjye nagushimishije. Vanilla ntabwo agomba kugucika kugotagota ahantu hose hepfo haruguru. Ubushobozi namushingira bizinesi yo gucuruza imodoka. Si umuntu uzasesagura amafaranga, si umuntu uzafite amafaranga ajye kuyanywera, njyewe namushingira bizinesi yo gucuruza imodoka. Mbese umuntu yanyizera akamwohereza money iyo company we big gutyo. Kambwire kuki nakubwiye uyu mwana nagashobotse. None se njyewe ndi kukubwira ngo uyinshingire, ndi kukubwira uyime. Ntabwo njyewe nuko nzi Kelly kurenza uko abandi bantu bose bamuzi kandi Vani urabizi ndagukunda. Koresha ibishoboka byose nkuko nabikubwiye niyo byakanga wowe gutetereka akakunanira. Ntabwo byananira. Ongera imitoma myinshi uko uvuye ku kazi umuzana agashokora n'uje uzana kamwe utuntu k'utubiswi umva ibintu bindikira ngira ngo yatangiye kuzamo neza. Ndashaka kuzaba mu buzima bwiza. Reba niba dukodesheje inzu imeze gutya binashobotse wamukomenya. Ntabwo yanga iyo mvuga hera byahari yini irapfuye numva ibintu ariko oya bajyana Gael yaramuzinze tanya kumbaza akazi tanya kumbaza ngo niba nsenga yambereye mushya. Umva mubwire Kelly n'isundi bikitari yarabimbwiye n'igihe cyose mba ndi kumwe nawe. Akazi ke ntabwo ari keza pe navuga mu muzi icyo cyo ndakizi njyewe. Ese buri ibintu namukorera muri business kandi reka mubwire Vani ibintu ngiye kukubwira wenda utagira ngo ni nta nyungu idasanzwe nabibonamo ariko Kelly ni umwana mwiza ku rwego udashobora kumva. Kelly ni wa musore ufite disipurine atandukanye n'abandi basore bose uzi
Keri ni wa musore uva mu kazi akaza mu rugo akicara, haba hari n'akazi akaba yagufasha umukozi adahari, ntabwo ameze nk'aba basore bava mu kazi baruhukira mu bubari, baruhukira hehe. Keri nuko sibyo, kandi uriya mwana afite amafaranga menshi cyane arajojoba, ubura ko n'amafaranga musa. Faneko byarangiye amaze kuba wanjye ubu byabaye. Mwana yanjye mbabarira, ikibazo cyawe ntabwo wiyizi, uri umuhungu mwiza useka neza ibogari. Ngiye nka uriya mbavuga ati yaba ari nkanjye, ari nk'uko nzi nakora ibitangaza muri uyu mujyi. Cyangwa uzashake n'abandi bahungu bakugira inama. Oya vanira dungu wari ku murongo, namubonye yaje ku murongo neza. Uranamuka ugikora kukwegera? Iya rukuntu tuvuga nayo nkabona. Ujye uramwiryamishaho gake izagenda biza. Baraza gucamo nayo. Ndashaka rero tuzava ahangaha tujyana ahandi hantu, kandi buriya ashobora no kuhatugurira. Kubikora n'undi yabikora, kubikora yabikora kuba twumvikanye neza nyine urukundo nirucamo. Wanyereka nk'ahantu Gael ubu ngubu ari. Oya bakururi Gael ndamushoboza ahantu ari rwose. ese ndabura mukuye. Oya nibirebire gusa warankorera umuti. Vanira mu byumve kimwe. Keri man nshaka kuhindura intekerezo. Ubu intekerezo zikire ku mafaranga. Urukundo ruciye amafaranga menshi. Bikumva? Amafaranga. Vanira. uri kwize wanjye twarabanye, ntago nakwifuriza kubaho nabi, ntago nakwifuriza ikintu kibi. Vani iyo ubabaye nukuri nanjye simba meze neza, ikintu cyakubabaza nicyo cyambabaza, ariko ntekereza ko Keri umushingiye iyo business ntago wazicuza. Mbo hanze mbitekerezo nyine mbere urabona ejo mfite indi nama, so n'ubaye ndikana mbitekerezo neza tunabiganireho nyine nawe tubiganireho, nayimuha ntariwe kuko urumva nayimukorera ko afite ibintu byinshi cyane kandi n'amafaranga menshi gusa, ariko nshaka ko nawe atera imbere nyine nkunda umuntu ukora kuko nanjye biramvuna, rero niyo mpamvu ntashidikanya simuciye mu ijambo. Uzitwaye n'igihe mbyuka nka saa 8 za nijoro, hari ukuntu ugiye gufata amazi hariya nyine ubona mu cyumba cye asanga ari kuri mashini ari gukora akazi katamuhemba amafaranga ahagije, ibaza agiye muri kampani noneho y'ibikorwa bifatika. Nasha good idea. Kuri pe ntabwo uzicuza, mwizere. Keri ni umwana mwiza, ntabwo nagushora. Vani ndagukunda pe n'umutima wanjye wose, cyagushimisha cyanshimisha, nzi ko nta kibazo uzagira ari mu bintu byawe Keri. Iyo mbona nakumviye rwose naho none nega nawe uzajya ubibona, none si ingaruka ntuzibonye, yari mayibobo. Shura amakuru se umeze gute? bameze neza use n'iki utabona? Umva ndabibona umeze neza hose pe, imicyo noneho iri kuba imicyo. Si amafaranga umva se mubwire nizere ko ka kageso kawe kabagabo shako nawe uratangiye nakarashize kariya. umva mubwire nubwo umugabo wawe ajya hanze n'ibikima ni wenda bayagusiza akenda kamara igihe ntabwo ariko abashaka amafaranga yakorera yavunikira pano kwakira amafaranga yakuye mu busama yakuye mu bagabo. Giye bizakuba byose nzabyirengera, kandi ntukagire ikibazo n'uko twaba bakorera. Giye mfite abantu benshi b'inshuti zanjye twakora ubu harimo kugenda bizamo neza. Tuba turi kuganira kandagira ngira nyine muri make nyine kuri kugenda kari twaganira mbona akanaseka se byibuze twavugana nyine nkabona no bintu ari kubyumva. Gusa ndabona umva imicyo ni yose, wambaye necklace nziza nakumva wowe uransigirisha nete pe, uraza kunsigira necklace niba ushiti wanyura ntamwambaye nta mugabo ufite mwana ubu ngubu ntawe wakingira ntawe usibye akana kawe ahubwo se umubyeyi kaza kagusuhuza gahari nawe ubundi birabyo byara umwana wa mukuru wanjye bavuye Burundi bashaka kujya muri famiye nyine
nanga ko bose bajya muri famiye abamuzanye ngo tube tubana kuko urabizi umugabo wanjye ntawe uba uhari nyine ubwo ari hano gutyo. Ese ugiye kumurera baramukurira? Ntabwo ari ukumurera sho, ntabwo ari ukumurera, ni ukuba ari hano iminsi mike. ndabibona muri iyi minsi. Murakoze cyane biranshimishije gusa nanjye kuba Gael atari hano numva nishimye. Gael yicaye Ni uko ari hano iminsi mike pe. Sinizeye. Mubwire se ubwo aza gusuhuza. Nakabi. Fabrice Nari kubyumva ashaka ari nko muri telefone ariko birabyo rwose nizera byararangiye. Nizere ko amafaranga nkohereza ariko bakugirira umumaro. Shana ukuri amafaranga urakora ahubwo uramfasha shana ukuri mva aramfasha dore ahubwo mba nanahashye nanagize iki nkishyura n'inzu. Isho waretse tukagera no mu nzu ukagenda umurebye sibyo sawa. Nta kibazo yewe ntabwo nindashana. Ntabwo utinda humura ariko byibuze ugenda ugeze no mu cyumba. Sorry. Vanessa